wacumba umwotsi. Yesu agutera inkunga y'ibitekerezo, akagutera inkunga y'ishuti nziza, akagutera inkunga yo kwizera, akaguha gutekereza neza, akaguhuza n'abanyamumaro, akwirukana inyatsi mu buzima bwawe, amateka gahinduka. Uyu munsi wa none Imana igukiza inyatsi zose wahuye nazo 2025. Imana nzakuwina inyatsi zose n'abagutwara umwanya wawe. Imana iguhuze n'abanyamumaro. Niwe wenyine Yesu nugushakira. Niwe wavuze ngo nzabagira imitwe sinzabagira imirizo. Icyo shozo cyanyuma Yesu yaje no kuzura ibyapfuye. Niwe wavuye mu nzira hura n'abantu bagiye gushingura umwana w'umupfakazi. Uyu mupfakazi arafite umwana w'umuhungane wenyine, umuhungu wenyine ari nawe muhahira umumenya ngo umuhungu we ngo arapfa bagiye kumushingura, abahambye bagiye gucukura imva. Ngo Yesu abahura nawe ari mu nzira, ahura nabo arababwira ngo muture ikira bakira hasi. Yesu ni uzura ibyapfuye. Yageze kwa Lazaro ngo Lazaro yapfuye, baramushinguye yaranutse, ngo ahageze asanga bari kurira, ngo Yesu nawe arizwa nuko batize. Niwe wavuze ngo bakureho igitare, bakuraho igitare, aravuga ngo Lazaro sohoka. Niwe wenyine uzura umuntu agashyiraho imitsi n'amaraso, ibintu byose. Lazaro yazutse atanuka, ntiyigeze anukira karitsiye. Haleluya! Hari ibintu byakunukiyeho, hari ibintu byanutse mu rugo rwawe, hari ibintu byanutse mu bana bawe, hari ibintu byanutse muri famiye yawe, hari ibintu byanutse mu muryango wawe. Yesu yakuzuye, yabizuye, bizuka bitanuka. Lazaro yazutse atanuka. Ushakira ahantu Lazaro yaba yaranutse bamuzura. Hari abantu bamuhunze kugira ngo bakwe ko ari kunuka. Hari abantu nigeze bahunga Lazaro kuko ari kunuka. Ni uzura umuntu akamuzura ibyapfuye n'ubizura. Uyu mugabo mbabwiye ndamubifurije. Reka mvuga ikindi kimwe soza. Yesu niwe wenyine. Abagabo bane bagiye inama ahuye n'umuntu wari urwaye ameze nabi, ngabango Yesu yajya ahantu mu cyumba ngo abantu bamwuzuraho, atangira kubabwira ibyanditswe, abwira ijambo ry'Imana. Ngo muri karitsiye aho ngo barabenya abantu bafata umurwayi bateka tuguheke tukujya. Ngo bahageze basanga abantu buzu, ngo babima inzira. Ubu hari abantu bakwimye inzira mu buzima bwawe. Abantu bakwima inzira ntibakurangire ukubyo bacuruza, ntibakurangire system akora, abantu akakwima inzira. Ariko Yesu aduha ubwenge akaguha inzira. Abantu bakwima inzira y'imikorere, abantu bakwima inzira y'urushako, warambagirwa akaba uburyo wakutse amenyo, bakavuga uburyo wabyariye iwanyu, bakakwima inzira. Iyo Yesu ahagurutse aguha inzira ugashingirwa. Ngo ahageze abantu bamwimana inzira. Erega byatangiye kera, abantu bima inzira basayiza ati muduhe inzira tugeze umurwayi kumwigisha. Toya twese turamukeneye, turamukeneye. Ngo abagabo baba ngo mujye gutira urwayi. Ndashimira abagabo b'intwari, ndashimira abantu bafata ibyemezo badasubira inyuma. Ngo bajya gutira urwego, bafata urwego, bafata umurwayi. Icyaba ngo uyu mwanya tukuzamukane mu kwizera, tuguhuze n'ijuru. Haleluya! Lekita elewo zenemo elefa. Yesu muhure na turahangaha mu buryo bw'umwuka, turimo turakuzamukana, tuguhuze na papa ahindura amateka. Bakwimye inzira, ariko muri mwanya mw'iri jambo wahura na Yesu mu izina rya Yesu. Ngo baravuga ngo uyu mugabo ntago turamusubiza arembye. Oya, ntacyo twatumaze. Ngo baramuzamukana tururwego, ngo barazamuka hejuru, barasakambura inzu. Reka tuvuge ko wenda ari amatebura, ngo basakambura amatebura. Yewe data twese ngo basakambura amatebura, barasakambura. Ngo bamaze gusakambura bafata umuntu baramuhambira. Ngo birava ngo bajugunya hafi yaho Yesu ahari. Ngo babatu wakubita ikibuno hasi, wabanza umutwe, wabanza inda. Icyangombwa ni ukuri kubita imbere ya Yesu. Haleluya! Nawe kubisa imbere ya Yesu ngo apfe. Oya, ngo Yesu arebye kwizera kw'abagabo. Icyamba ngo Yesu akuremere kwizera muri uku kwezi guhindura ubuzima bwawe. Ngo Yesu ngabonye kwizera kwawe. Ngo ahitamo ngo kwizera kwawe kuragukije ikorobiri bwawe utahe. Niwe wenyine ngo wasohotse mwanga bamuhinzira. Iyo Yesu adutabaye baguhinze. Nta muntu numwe Yesu yatabaye ngo bamwime inzira. Yosefu barayimuhaye, Esteri barayimuhaye. Umuntu Yesu atabaye bamuhinze. Usige no kwiguha. Hari nabaza kuguhanagura, hari nabaza ngo baratwara gusengera, hari n'abagutwaza amarete, hari n'abagutwara. Iyo mbonye abantu Yesu ahaye inzira, iyo Yesu agutabaye ubuzima burahinduka. 2025 twongeye kubaha ikaze bene data, nshuti z'umusaraba, abantu mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, tubahaye ikaze, ndetse n'abadukurikiye bari kure. Mwese umugisha w'Imana ubaho mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi,
turi kumwe na Diodoni kwanga w'ibyuma kandi Imana imugenje neza. Gende mukoresha ubutware. Turashima Imana ko Imana iturinze kandi Imana ikaba ibanye natwe. Turashima Imana ko tugeje kuri amatariki turi bazima tutarapfuye. Hari byinshi byahize ubuzima bwawe, hari byinshi byaguhize, ariko ushima Imana ko Imana yakwimanye, ushima Imana ko Imana yakurinze ikakurinda ibyago n'amakuba. Uyu munsi ukaba uriho ugihumeka. Imana ishimwe, Imana yarahabaye. Turi mu bihe bya Noheli, reka mbabwire ngo mugire Noheli nziza. Shima Imana ko Imana guhaye kurya Noheli uri muzima. Hari abapfuye, hari abashwe n'amagisida, hari abandi bari kwa muganga. Kuba wowe ukiri muzima bishimira Imana, n'urukundo rw'Imana n'ineza y'Imana ku buzima bwawe. Kuba Imana yabanye nawe ikakurinda, ikakwimana, ikakuzigama, ni umugisha w'Imana, ni ibintu bikomeye cyane. Imana yahabaye, Imana yakuzigamye, uyishimire kubw'urukundo rwayo. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirabohora. Ndeka shimire, ntago nabura kudashimira abantu twabanye muri uriya mwaka, uyu mwaka turimo nyine turi gusoza. Ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Hari abadusengeye, hari abatugiriye inama, mwese Imana ibahe umugisha. Buri muntu wese uko Umwuka Wera ajya amushoboza, reka tuvuge ngo umugisha w'Imana umuhe mu izina rya Yesu. Mwagize neza, umuryango mugari mwese wagusengarwa aho uherereye, ukaba ukunda gusengarwa, ukaba uri mu bantu bakoze subscribe, ndetse nawe utarayikora ukaba uzayikora. Reka tuvuge ngo umugisha w'Imana ukubeho, uri umuntu mwiza kubera ko wemeye kubana natwe, waduhisemo, nta kintu tuguhaye. Imana igumugisha. Turi kumwe na producer Japhet, nawe ari hano, turi kumwe niwe uri kuri piano. Rimwe indirimbo nyinshi mugenda mwumva ni Japhet ubugenda uzitunganya. Hano tugira abaproducer benshi batandukanye, ariko Japhet we tuzajya tuba turi kumwe igihe cyose. Muzajya mvuga Japhet kenshi, ni umusore ukiri muto. Turashima Imana ko Imana igiye neza. Abandi turi kumwe ntago namenya, ariko turi kumwe n'undi bita Kadete da, nawe ari hano. Rero umugisha w'Imana ubabeho. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, numva ari ku mutima wanjye. Ntago turajya kure, turavuga kuri Yesu, ariko tuvuga ku ijambo riri muri Zaburi ya 93 ku murongo wa 4. Hari ijambo rivuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Iri jambo rikubake, iri jambo rihindura ubuzima bwa mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana rifite imbaraga mu buryo umuntu adatekereza. Ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bukomeye umuntu wese atabasha kumenya. Ariko ijambo ry'Imana ndaje mubwiye ngo mushaka muri kundi. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Uyu Yesu Kristo tubabwira, abantu niyo bavuze Noheli bumva ivuka rya Yesu. Abantu baba barimo bibuka amateka yahahise ya Yesu. Yesu yaje gucecekesha amajwi
Yesu yaje kurema ibitariho bikajyaho. Yesu yaje kugira ngo abantu bagire imbabazi. Rero guhaye ikaze mu ijambo. Iri jambo rikubake, iri jambo rihembura ubugingo bwawe. Reka dusenge Imana tuganirire ijambo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere, tugushimiye ko uri Imana igikuraho igisuzuguriro, tugushimiye ko wemeye kudukunda, ukadukunda urukundo rudacuya, ukadukunda urukundo rurenze urw'abantu, ugatanga umwana wawe w'ikinege, ukamudutangaho igitambo. Turabigushimiye. Watubereye Imana, udutsindira ibigeragezo. Turagushimiye. Ababyeyi baragushimye, abagabo baragushimye, abakobwa baragushimye. Umuntu wese dukurikiye anyemerere dufate tugushime. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuko wagize neza. Watubereye Imana mu bihe byari bikomeye, wadutsindiye ibyago n'amakuba. Izina ryawe niryamamare Mwami. Urakoze Mwami. Ngawafasha buri muntu wese ugiye kumvira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iyo tuvuze Yesu tuba tuvuze uwemeye kwigira umuntu ari Imana. Iyo tuvuze Yesu tuba tuvuze uwemeye guca bugufi, agaca bugufi akavukira mu muvure we. Iyo tuvuze Yesu tuba tuvuze Yesu wa wundi abashumba bagiye gusanganira, wa wundi. Iyo tuvuze Yesu tuba turi kuvuga Kristo, kuko ba Yesu ni benshi basigaye bita amazina menshi. Turimo turavuga wa wundi, turavuga mwene Mariya, wa wundi wabyawe n'umukobwa watari warakoze mariage, wa wundi Yesu Kristo. Turagushima Yesu, wagize neza. Wa wundi wavukiye umukobwa w'isugi utarasambana, wa wundi. Turimo turavuga Yesu w'igitangaza. Iyo tuvuga Yesu tuba tuvuga Yesu watugiriye imbabazi, akihindura umwana, akicisha bugufi, akihindura umwana, akicisha bugufi, akaza mu isi kugira ngo aducungure. Niwe tuba tuvuze. Haleluya. Maze iminsi ndi gufashwa n'indirimbo nahimbye ivuga ngo umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twebwe. Umugambi wawe urakomeje. Iyo nituvuga Yesu, nimwumva tuvuga Yesu, ba Yesu ni benshi. Turavuga Yesu Kristo, umwana w'Imana, mwene Dawidi, wapfuye akazuka, uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo tuvuga Yesu tuba tuvuga wa wundi watangiye gukora ibitangaza akiri muto. Tuba tuvuga wa wundi wagaburiye abantu 5,000. Tuba tuvuga wa wundi waje gutanga imbabazi. Iyo tuvuga Yesu tuba tuvuga wa wundi waje gutesha agaciro imigambi ya Satani ku buzima bwawe. Yesu icyamuzanye ni uguhindura amateka y'ubuzima bwawe, akaguhuza na se, akaguhuza n'Imana ariyo se. Icyama ngo Umwami Yesu akwishimira. Ntabwo icyazanye Yesu ari uguhinga niwe uzakora imishinga yo guhinga. Ntabwo icyazanye Yesu mu isi ari ugucuruza. Ntabwo icyazanye Yesu ari ukuba umushoferi. Nta hantu batubwira yabaye umushoferi. Ntiyigeze ajya kwigira ubushoferi, ntiyigeze ajya gucuruza, ntiyigeze ajya guhinga, ntabwo yigeze ajya kuragira inka n'ingurube. Icyazanye Yesu ni umuntu. Ikintu cyatumye Yesu aza mu isi ni wowe nanjye.
nta wundi mushinga Yesu yigeze akora ntawe, kuko ibitangaza yarabyibitseho. Iyo umuntu avutse mu isi avukira ibintu byinshi, hari n'avukira umuruho ugasanga umuruho warakokamye. Yesu ntabwo yigeze aza kwikorera uduhinda tw'ibindi byose. Ntabwo yavutse ngo ajye no kwicara mu ishuri. Dodo hari intebe Yesu yicaye ajya kwiga ku ishuri. Yazasa natwe ariko nigeze ajya no mu ishuri, ntabwo yigeze ajya guhinga. Yesu nigeze ajya gucuruza. Yesu ntiyarangwa inyabutongo. Yesu ntiyacuruza ibishyimbo. Yesu ntiyacuruza inyanya. Yesu ntabwo yigeze ajya kuroba indugu cyangwa se amafi. Yesu nigeze ajya gutwara. Yesu ntiyakoreye perime. Si ibyo byigeze, si ibyo byamuzanye mu isi. Ibyo si byo byamuzanye. Nta hantu uzasanga bava ngo Yesu we yagiye gucuruza. Oya, ntaho muhashakira. Nta hantu uzasanga Yesu ngo agiye ngo kwigira ngo hana. Kubera ko byose yarabyibitseho. Yaje ari igitangaza. Haleluya! Yaje ari umwami. Impamvu ibyo bintu atigeze abijyamo, yari afite aho abishyize, yari abifite. Yazanywe nanjye nawe, yaje aje guhindura ubuzima bw'umuntu. Niyo mpamvu twasomye ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba w'inyanja ikomeye, Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Abirusha imbaraga. Umuntu wese yavutse avuka hari ibimutegereje. Itandukaniro ry'uhinja rutoya na Yesu ni irihe? Itandukaniro hari nuko umwana agira imyaka 3 ajya mu ishuri, ariko Yesu ntayagiyemo. Yesu yaje ari igitangaza. Ugiruka atangira gutakisha ubuzima no kwirukanka. Yesu yari Imana. Umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twe. Umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twe. Umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twe. Umugambi wawe urakomeje. Umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twe. Umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twe. Umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twe. Umugambi wawe urakomeje. Umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twe. Umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twebwe. Umugambi wawe Mana ni mwiza kuri twebwe. Umugambi wawe Mana urakomeje. Imana yapanze umugambi wayo ku buzima bwanjye nawe. Ipanga umugambi, irarema iravuga ngo kugira ngo umuntu azagira agaciro agomba kugira umuvugizi, agomba kugira umuntu umuvugira. Kugira ngo umuntu azarenganurwe, akira akarengane katagaragara, Imana irabire biri mu ijuru iravuga ngo umuntu agomba kugira umuntu umuvugira. Imana ishimwe. Imana yarabirebye iravuga ati kugira ngo umuntu azabashe gutera imbere, kugira ngo umuntu azarame, umuntu agomba kugira umuntu umuvugira. Umuntu agomba kugira umuntu umuvugira. Imana ishimwe. Imana yarabirebye iri mu ijuru irabireba iravuga kugira ngo umuntu azabashe kubaho abe mu buzima bwiza, umuntu agomba kugira umuntu umuvugira. Mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira.
ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Uwo ninde? Uwo ni Yesu. Yazari igitangaza, nguwo mbabwira, nuwo waje ari igitangaza mu bantu, nguwo mbabwire. Imana yererebye iraba kugira ngo umuntu azabashe kubaho ajya ageraho yishimye. Umuntu agomba kugira umuntu umuvugira, umuhuza n'Imana, nta wundi ni Yesu. Ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Imana yarabirebye irava kugira ngo umuntu azarame abone ubugingo. Umuntu agomba kugira umuntu umupfira, akabambwa, akababazwa kubwe, kugira ngo umuntu arame, kugira ngo azabone ubugingo. Yeremeye itanga umwana we, arapfa arazuka. Uwo nta wundi ni Yesu. Yemwe, ntabwo muriho kubw'imbaraga z'abantu, muriho kubw'imbaraga z'Imana. Uriho kubw'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwe ngo ziguhindurire amateka. Imana yarabirebye irava kugira ngo zarenganure imfubyi n'abapfakazi. Ngomba gutanga umwana wanjye Yesu. Aza mu isi ari ikinege. Yari uw'agaciro, yari uw'agaciro, iyo mu ijuru nta wundi wari uriyo wamurutaga. Yari uw'agaciro, iyo mu ijuru nta wundi wari uriyo wamurutaga. Yari uw'agaciro, iyo mu ijuru, yari uw'agaciro, iyo mu ijuru, yari uw'agaciro, iyo mu ijuru nta wundi wari uriyo wamurutaga. 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 Mu bizima bine nta wari uhari wamurutaga. Nta wundi wari uriyo wamurutaga. Mu bakomeye nta wari uriyo wamurutaga. Nta wundi wari uriyo wamurutaga. Ntawe wamurutaga. Umva, nta n'uyu munsi n'uw'agaciro, ntabwo ahinduka, n'uw'agaciro. Nta n'uyu munsi n'uw'agaciro, nawe wamuruta. Niwe ubikora. Haleluya! Yesu Kristo yari uw'agaciro mu ijuru, nta wundi wari uriyo
wibaza ngo kuki abantu isi yose ivuga Yesu, kuki abantu usanga bashizeho, hari n'abambwiye ngo babashizeho ngo n'ibikabyo, hari abantu babikabiriza bagashiraho imisara bagashyira ibintu bikomeye, ariko ntabwo ari ukubikabiriza. Niwe wenyine, niwe w'ikinege, niwe w'ikinege mu ijuru. Ariko Imana ishimwe, Mana turagushima, Mana ushimwe watugira imbabazi. Niwe wenyine, niwe w'ikinege, niwe wenyine wari w'agaciro kurusha abandi bose. Ni nayo mpamvu iyo aje guhagarika ibiturwanya ntawagisha inama. Ni nayo mpamvu mu byo ahagarika nta na kimwe cyamwitambika imbere. Umurozi ntiyamwitambika imbere, abanyamafaranga ntibamwitambika imbere, abakomeye mu isi ntibamwitambika imbere, abanzi bawe ntibamwitambika imbere, abafite uburozi bukomeye bwakishije mu mahanga ntibamwitambika imbere. Yesu niwe n'uw'agaciro. Iyo avuze ngo mwana wanjye nkuhaye kubaho ubaho. Impamvu ubona Satani yananiwe atigeze aguhitana, ntiwibwire ngo nimuhe Satani agufitiye, nuko uwatubambiwe ari uw'agaciro. Uwemeye kwihindura umwana, akemera kuba uruhinja, akemera kwicisha bugufi, ni uw'agaciro. Niwe uhagarika amajwi yose ari ku buzima bw'umuntu agahagarara. Niwe uhagarika imigambi mibi yose iri ku muntu igahagarara. Niwe wenyine ufata ibitariho akabigira ibiriho. Niwe wenyine umuntu ijambo ntihagire umuntu urimwambura. Nta wundi ni Kristo. Haleluya! Niwe wenyine. Niwe ufata umubyeyi agiye kwa muganga bayimuzingiyeho, akamuzingura baravuze ko atazabyara, akabyara. Niwe ufata indushyi yari irushyi imeze ntabi akayiruhura. Niwe wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Nta umukire mu isi wari wabivuga, kuko nta wundi muntu wari waba w'agaciro kurusha Kristo. Nta musitari twari twabona wari waba w'agaciro kurusha Kristo ntawe. Niwe wavuze ngo abantu bose barushye bose bo mu isi bamuhungireho arabaruhura. Niwe abitse umunezero w'abantu bose barushye, abitse ibyishimo by'abantu bafite agahinda, abitse ubuzima bw'abantu badafite ubuzima, abitse iterambere, abitse ijambo, abitse umunezero, abitse amavuta. Haleluya! Lekosika, uyu Kristo niwe wenyine uvuga bikaba yategeka bigakomera. Niwe uhindura amateka y'umuntu abantu baravuze ko atazahinduka. Yageze kwa Morodekayi arahinduka. Ibimenyetso bitanu bikuranga ko Yesu yakugezeho. Icyambere, abantu bose wanze ubagira imbabazi, ndetse n'abakwanze ukabamenya nabo bagira imbabazi. Iki ni ikimenyetso cya mbere kikumenyesha ko Yesu yakugezeho. Yageze kwa Lazaro agira abakene imbabazi bose, aravuga ati aba nambaye bose ndabakubira. Ibimenyetso bitanu biri kuzakumenyesha ko Yesu yageze ku buzima bwawe. Icyambere, ugirira abantu imbabazi. Nubona umuntu atagira imbabazi, atagira abantu imbabazi, nta mbabazi zimubaho, uzamenye ko atarabona Yesu. Uzamenye ko akiri mu rugendo rwo gushaka Yesu. Ikimenyetso cya kabiri kiranga ko Yesu yageze muri wowe, ni amahoro Yesu aguha. Yaravuze ngo ngaya amahoro ndayabahaye, amahoro mbahaye si nk'ay'ab'isi. Iyo Yesu yakugezeho aguha amahoro, naho waba udafite ubutunzi, Yesu aguha amahoro, ukarya uryama ugasinzira. Ibyo ni bibiri biranga umuntu Yesu yagezeho.
icyama ngo Yesu akugereho. Impamvu Mariya yagize ibyiringiro akagera hava ngo ndahiriwe kandi afite fiyanse we Yosefu kandi binamukomereye, ni ukubera ko Yesu afite byose mu kiganza. Yari abizi ko kuba ari muri we bitazamubuza gukora ubukwe. Niwe wenyine uha umuntu imbabazi, niwe wenyine utanga amahoro. Ngaha akira amahoro nawe. Icyo ni ikimenyetso cyakawe kizakuvuga ko Yesu yakugezeho. Azaguha amahoro, uzagira amahoro. Oroshya agapiyano. Azaguha amahoro, wumva amahoro muri wowe, wumva amahoro. Curanga gake simbe nguhagare gake ariko kameze ukuntu katasakuza. Aguha amahoro, aguha amahoro, ukumva amahoro, ukumva amahoro mu mutima. Hashimwe Yesu. Aguha amahoro utari uyafite. Kandi umutima wabuze amahoro ntubona umunezero. Umutima wabuze amahoro ntubona iterambere. Umutima wabuze amahoro ntubona ibitotsi. Iyo umuntu yabuze amahoro ntabona ibyishimo. Isi ikeneye amahoro. Ndakwifuriza kugira amahoro. Icya gatatu kiranga umuntu Yesu yagezemo, akuremera ibyiringiro. Impamvu ubona abantu basenga amahoro n'umunezero, bafite amakuru, bafite ibyiringiro. Akuremera ibyiringiro, akuremera ibyiringiro by'ubuzima, akuremera ibyiringiro by'ahazaza. Aho kugira ngo abanza guha amafaranga, abanza kuguha ibyiringiro, abanza kuremera ibyiringiro by'ahazaza. Yesu akuremera ibyiringiro. Ibidashobokera abana abantu ugasanga kuri birashobotse. Akuremera ibyiringiro. Niwe utanga ibyiringiro, abantu bagatangazwa n'ibyiringiro atanze. Ndakwifuriza ngo Yesu aguha amahoro. Icya kane kikumenyesha ko Yesu yageze muri wowe, aguha umunezero. Umunezero. Ugasanga umuntu afite umunezero. Icya gatanu aguha umugisha. Umugisha atanga si nk'uw'abisi, ni umugisha utarogwa. Iyo umuntu yamaze kwakira umugisha Yesu amuhaye, asigara afite umunezero. Uzi impamvu umuntu agira umunezero? Nuko abazi neza ko wamuhaye umugisha nta muntu wamutsinda. Icya mbere, uyu mugabo Yesu ni umurwanyi. Icya kabiri, Yesu ni umutunzi. Icya gatatu, Yesu ni ubuzima. Icya kane, Yesu ni byose. Icya gatanu, Yesu ni umunyembaraga. Uyu mugabo rero iyo umuntu yamaze kumenya yuko ari muri we, umuntu wese atangira kwizera ko agomba gutunga. Kubera ko yaravuze ngo nzabagira imitwe sinzabagira imirizo. Icyama ngo Yesu akuremere muri kano kanya turi kumwe. Icyama ngo akuremere. Yesu aremera umuntu ubuzima ubutari buhari bukaza. Yesu akuremera ubuzima umuryango waragutaye ukajya gushakisha. Niwe wenyine nasanze ushobora. Yesu ashobora kuremera umuntu ubuzima umuryango waramutaye, baramujugunye, baramuciye, bakajya kumushakisha. Niwe aduha amakuru. Ashinzwe gutanga amakuru ku bantu be. Iyo umuntu afite amakuru y'ijuru ntakangwa n'urusaku rwo mu isi. Ni ijambo ryavuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Kubera iki? Niwe nyir'ubuzima, niwe nyir'ubutware. Iyo wamenye Yesu akuremera ubuzima, iyo wamenye Yesu
aguha ubutunzi. Icya karindwi, aguha ikintu cyitwa imbabazi. Niwe utanga imbabazi akanaziha n'umuntu. Ureke wavuze ngo ntabwo uzababarira, uracyafite ikibazo. Yesu nagera muri wowe uzababarira. Bakundwa bene data munkurikiye, Yesu araryoha. Yesu ni mwiza. Yesu yakuremeye ubuzima. Yesu yapfuye, yigize umwana kuri wowe, yicisha bugufi kubera wowe, yigira uruhinja kubera wowe, kubera nje, yigira umukene kubera nje, kubera wowe. Yo, aragenda yicisha bugufi. Kuri kwicisha bugufi gufite ibintu byinshi gusobanura. Kwari ukugira ngo n'ababakene babandi bazajya bakukubyamera kose Yesu aradukunda. Niyo mpamvu Yesu atavukiye mu bitanda bikomeye ngo avuke mu etaje. Yari afite ubushobozi bwo kuvukira mu mujyi. Ntabwo yavukiye mu mujyi. Nusoma ijambo ry'Imana uzasanga Yesu ataravukiye mu mujyi, yavukiye mu cyaro. Yavutse mu gihe cy'amabarura, abantu batashye basubiye iwabo kwivuko, buri muntu wese yagiye kwibaruza. Niho nyine ndamufasha ari iwabo kwivuko imufata. Bibi iravanga ngo abantu bari babaye benshi nginzu gicumba ngo cyuzuye abantu ku buryo waburaho ahantu umubyeyi witwite yaryama. Ngo abantu bari babaye benshi ngo babura ahantu baryamisha ngo agahinjara. Ngaho rero by'abantu babenshi ku isi hose ni hehe mwambonera ahantu abantu babaye benshi? Niko dodo, ku isi hose ni hehe wambonera abantu babaye benshi bakora baryamisha agahinja? Mu bitabo wasomye hari ahantu wigeze ubona abantu babaye benshi usibye Yesu byabayeho? Hari ahandi hantu abantu babaye benshi bakora baryamisha agahinja? Yesu byamubayeho. Uzima byamubayeho. Kwari kugira ngo nibirukana umuntu abango hasi wawe tawugi wanyu, Yesu batahane. Kwari kugira ngo nibakwirukana mu mwana wanjye, nubwo ngiye Yesu turi kumwe nawe banze kumwicumbi. Yesu bamwimye icumbi. Ariko Yesu ni gitangaza. Ngo baravuga ngo inzu yabaye nini cyane, mu muryamisha umuvure, bamuryamisha umuvure atari n'ubitoki basi. Uramuvure ntaga n'ubitoki. Abantu babaye mu cyanago bazi ko hari imivure y'ibitoki. Hari imivure y'ibitoki, hari imivure y'imyumbati, bayinika bimashya imyumbati, akandi ibitoki, akandi imivure y'inka bashyira mu bwatsi babukasaye cyangwa se bagashyiramo amazi inka zishokeramo zigiye kunywa. Bamuryamishe mu muvure w'inka. Rero ubu nsi n'uw'amazi wari umuvure w'inka, aho inka zirira ibyatsi aho zino amazira ibyatsi n'uwo muvure. Ariko Yesu, haleluya, Imana ishimwe. Yesu ni mwiza we. Ne mu gihe bugufi akagenda akemera akajya aho ngaho. Aho none uri gurarira ngo uburiri bwa ngo nibo ryama. Yesu yemera ko n'umuntu aca mu buzima bukanaza bumuvanamo. Ntabwo akiri muri ubwo buzima. Uyu nkubwira ni igitangaza, ni umwami w'abami, ashobora byose. Ubwo buzima yabuciyemo yiyereka abantu. Natangiye mbabwira ngo Yesu ntigeze ajya gucuruza ibitoki cyangwa se ibijumba cyangwa se ubugari, ntigeze ajya kurangura za Dubai kuko si cyo cyamuzanye. Ntiyari mugenzi wacu. Yaza kuba umuntu nyamuntu mugenzi wacu nkatwe, aba yarabanje akubaka, yari gusiga inzu mu ndangiriro inzu aho yayisize ntaho. Yari kubanza akibikaho ibibanza nk'uko umuntu wese abashakisha kujya muri kibanza. Yari kubanza akibikaho imitungo nk'uko tuyishaka. Oya, icyamuzanye kwari ugucungura umuntu. Mana ishimwe. Ndi umwana mu rugo kwa data, ndi umwana mu rugo kwa data. Yesu yamviye amaraso anyoza ibyaha. Ndi umwana
kwa gato ndagira. Yes. Manishim. Oh. Oh. Ndumwana murugo kwa data. Ndumwana murugo kwa data. Yes. Oh. Ndumwana murugo kwa data. Ndumwana murugo kwa data. Yesu yambiriye amaraso anyoza ibyaha. Ndumwana murugo kwa data. Yatugize umwana. Yatugize umwana aduhindura abana. Yatugize umwana aturemera ubuzima. Urihebye, ufite agahinda, ufite umubabaro, urageragezwa, ariko reka nkubwire, Yesu yakugize umwana. Ntabwo abarozi bazagushobora, ntabwo abapfumu bazagushobora, ntabwo umuruhu uzakugumaho, kuko na Yesu ntiyaheze mwuramuvure. Ntabwo karane zizakugumaho, kuko ubuzima bwe ntiyabugumyemo kandi yabuciyemo. Baranavuga bakavuga ngo uriya muri mwana umubabaje. Ubuzima bubi urimo, Yesu yaje gukura mu buzima bubi. Icyo akora ni iki? Arabanza akakubaka wowe, akaguha ubuzima. Ikindi akora ni iki? Aragufata wowe, akaguha igikundiro. Abantu bakagukunda, abantu bakakubaha. Ikindi akora ni iki? Aguha ubushobozi. Hari igihe umuntu yicara akavuga ngo ndipfubye ngo byarangiye. Ya Yesu ni umubyeyi wawe. Ikindi akora ni iki? Yaje gushyigikira imirimo y'amaboko yawe yose ukora. Icyo uzakora cyose wamushyize imbere, azagushyigikira. Numwemerera ukamwemerera gusa, azaguhindura amateka. 2025 tugiye kwinjiramo, azakugira umutwe, ntago azakugira umurizo. Numwemerera, azagukoresha iby'ubutware, azagukiza umuvumo, aguhindura ubuzima. Ndagira ngo usengere. Icyazanye Yesu harimo n'imbabazi, harimo n'urukundo. Ni byinshi byamuzanye. Yesu yaje kuduhuza n'Imana. Yesu yaje gukuraho ibihano bikakaye. Mwari muzi yuko uyu munsi Yesu yabataraza gukora icyaha no guhita upfa, ariko Yesu azana imbabazi. Uravanga Imana imbabarire nasambanye akakubabarira, Imana imbabarire narisha akakubabarira ko wishe, Imana imbabarire ko naroze akakubara ko waroze. Iyo uvuze ngo ndihanye arakubabarira. Yaje gutanga n'imbabazi. Yesu yaje guheka abasaza n'abakecuru. Yaravuze ngo imvi zenda ziburuyenze ngibahetse. Yesu yaje no gukuza abakiri bato. Yesu kandi yaje kuzura ibyapfuye, niyo mpamvu yazutse. Lekita
Lora, Yesu yaje kutwicazanya na data. Yesu yaje kuduhesha uburenganzira kwa papa. Kumana mwijuru fiteye umugabane, Imana ishimwe cyane. Haleluya! Yesu yaje kutuvugira ku Mana. Yesu yaje kutuburanira. Yesu yaje kuturenganura. Yesu yaje kutwibuka abantu batwibagiwe. Niwe wenyine utwibuka akadukiza iminsi mibi. Mana ishimwe. Urihebye nibyo, ariko Yesu ntabwo ari kure yawe. Yesu ari imbere yawe ngo yongere ahindura amateka yawe. Ndakwifuriza kubana Yesu muri iyi minsi mikuru. Ndakwifuriza kuba inshuti ya Yesu. Ndakwifuriza kongera gukunda Yesu. Abantu bagusiga Yesu ntiyagusiga. Abantu bakwanga Yesu ntiyakwanga. Abantu baguta Yesu ntiyaguta. Abantu bakuvuma Yesu ntiyakuvuma. Ni umunyembabazi. Yesu yaje kudukiza inzomo baducukuriye. Yesu yaje kudukuraho ibitambo badutambaho. Niyo mpamvu umuntu wese ahita avuga Yesu we usitayeho, Yesu we n'ibiryo binize ataba Yesu we, nugiye mu bisambo bikomeye Yesu we, n'igisambo kigiye kwangwa Yesu we umfashe. Mbese ariko Yesu ni mwiza, reka tubereze cyubaye nutamwemera Yesu we. Buri muntu wese Yesu, nta muntu utavuga Yesu. Ya ngo ninde ngo mu mugo dufite abasta ninde zavuzwe, ninde uzavugwa nkawe. Ntushobora kubara inshuro ku munsi Yesu bamuvuga. Abamuvuga batamwemera baramuvuga, iyo gutabaye tubati ni Yesu bikoze. Urashaka wamara amezi 3 utarasama ati Yesu we untabara kajyemo ni katajyamo ndarusenya. Yesu yaje no kuzubaka izari zisenyutse. Uracuruza wabona no guhomba wahomba bwa mbere bwa kati Yesu ntabara. Ukibuka ko yasanze abagabo bari kuroga twabwa ngo umucuru bwato gatoya bakakaroga twatuzi ko uyu mugabo yibitso n'ubutunzi gatwa ati Yesu mumugisha. Umugisha utanga mwami wanjye niwongera umubabaro, abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. Imana ishimwe. Yaje no gutanga umugisha. Niwe wenyine umuntu akora agahita ati nkeneye umugisha akawuguha. Yaje no gutanga amahoro. Noneho umva ikindi, yaje no kubaka itorero. Tumuhereze cyubahiro. Ayiwe ye. Yaje kubaka itorero. Yabwiye Petero ngo Petero, kuri wowe niwo nzubaka inzu yanjye, niwo nzubaka itorero. Yesu yaje ataraza ishwe, ariko yaraje tubu bwoko. Yesu nawe atangiza itorero, araritangiza riravuka. None abanyamadini mwese yabahaye kurya. Sawa. Abahanuzi, abavuga butumwa, nanjye ndimo abakozi Imana mwese, abantu mwese muvuga Yesu mwirirwa muramurya. Muri mwese bamuriraho, abarenge umuriraho, abahanzi bamuriraho. Rambonye ejo bundi yagiye muri stade ajya na arena yuzuye ejo bundi. Beka arena iruzura. Barambonye Yesu yaramugabura ejo bundi. Aririmba Yesu ariko yaje no gutanga ibiryo, yaje gutanga n'amafaranga. Abantu mwese mubyemera muzamure, haleluya, muzamure kuri comment mwandike Yesu yaje no gutanga n'amafaranga. Uricara ukaririmba amafaranga akaza uvuga Yesu gusa. Kumwabuze icyo muvuga wavuze Yesu. Yaje kuvuga ngo n'abapfakazi bagira umunezero, yaje gutanga umunezero. Ariko Yesu we dodo, Yesu yaje gutanga n'umunezero, yaje gutanga n'agasura. Bira ngo cyane twarubwoko ariko twahindutse ubwoko. Yesu yaraje tumubwoko.
twaresuzugurwa twaringurukiye, ariko Yesu yaraje ibintu birahinduka. Ndajya ngo dusenge, ntabwo nasoza bitewe n'ukuntu ufashwe. Yesu yaje no kudushakira akazi. Uwamumenya mushakira akazi, naho bakuzinga gute igihe kirajya kwa akazi, naho batongera gute igihe kiragera akaguha akazi. Hari abantu bagiye kwitaba telefoni kubera Yesu. Yesu adushakira akazi. Uzi impamvu ushakira akazi? Niyo watanze ibiryo. Nta marayika wigeze utanga ibiryo muri Bibiliya, ntabwo hawo marayika watanze ibiryo. Mushakire marayika watanze ibiryo, ntawe. Uwuhe dodo sasomye ninde marayika watanze ibiryo? Yesu yatanze n'ibiryo, yagabira abantu 5,000 hatarimo abagore n'abana, bararya barasikaza. Iyo tuvuze ngo Yesu atanga akazi, nuko ari watanze akazi. Iyo tuvuze ngo Yesu ngatanga umugisha, niwe wenyine wasanze ba Petero bari ku nyanja baraye baroba babuza amafi, arababwira ngo bite mwabagabo ko ngo yati ubwato ngo utangira kubwiriza abana bagabo ntibaseka nibishima. Harabati twakesheje ijoro turoba nta rufi na rumwe, twasize n'abagore basize hamarike n'amazi y'ubukare. Urumva umuntu wese wagiye kuroba akafite umugore we byibuze mu gitondo bati turaza kurya ubugari n'agafi dushiramo dutapfuna, ariko ngo yasanze abagabo bihebye n'abagenzi babo nafi nimwe bafashe. Yesu ni utanga n'umugisha. Iyo ngo abarozi barakuroze, ngo abarozi barakuzinze, ngo bene wanyu baragutaye, ngo ntacyo bazakumarira, ngo barakize, ngo wowe uzakene. Yesu agusanga iyo bakujugunya akakuvanayo akaguterera intebe bose bakakumenya. Uyu ni Yesu nkubwira, utera umuntu intebe abantu baramutaye. Ibi yabikoreye Yosefu, ndakubwira ibyanditswe yabikoreye Yosefu. Abavaniye baramugurishije, baramuririye mu mibare, harajya abantu bakurira mu mibare, Yesu akakuvana mu mibare akagushira mu bifatika. Yesu niwe wenyine ufata umuntu baramwisha ahagaze akavuga ngo mwana wanjye ongera ubeho. Hari abantu Yesu abeshejeho. Yesu arabwa ngo mugende murobe, baragenda bararoba, banaze ngo barakura nk'ishundura, biraho nk'ishundura ngo zenda gucika, ngo bahamagara abagenzi babo ngo baza kubafasha. Yesu mubyo atanga n'amafaranga, atanga na business. Niyo mpamvu umuntu yahombye ahongera kwaye hati mwami Yesu umugisha. Ntabwo ari ubuyobe. Hari abantu benshi abona abantu batangiye gusenga bavuga ngo n'ubuyobe, ngo umuntu wese yakenyega ahongera mu nzu y'Imana. Oya, Yesu ataguteye inkunga wacumba umwotsi. Yesu agutera inkunga y'ibitekerezo, akagutera inkunga y'ishuti nziza, akagutera inkunga yo kwizera, akaguha gutekereza neza, akaguhuza n'abanyamumaro, akwirukana inyatsi mu buzima bwawe, amateka gahinduka. Uyu munsi wa none Imana igukiza inyatsi zose wahuye nazo. 2025 Imana nzakuwina inyatsi zose n'abagutwara umwanya wawe. Imana iguhuze n'abanyamumaro. Niwe wenyine Yesu nugushakira. Niwe wavuze ngo nzabagira imitwe sinzabagira imirizo. Icyo shozo cyanyuma Yesu yaje no kuzura ibyapfuye. Niwe wahuye, niwe wavuye mu nzira hura n'abantu bagiye gushingura umwana w'umupfakazi. Uyu mupfakazi arafite umwana w'umuhungane wenyine, umuhungu wenyine ari nawe muhahira umumenya ngo umuhungu we ngo arapfa bagiye kumushingura, abahambye bagiye gucukura imva. Ngo Yesu abahura nawe ari mu nzira, ahura nabo arababwira ngo ni muture ikira bakira hasi. Yesu ni uzura ibyapfuye. Yageze kwa Lazaro ngo Lazaro yapfuye, baramushinguye yaranutse, ngo ahageze asanga bari kurira, ngo Yesu nawe arizwa nuko batize. Niwe wavuze ngo bakureho igitare, bakuraho igitare, aravuga ngo Lazaro sohoka. Niwe wenyine uzura umuntu agashyiraho imitsi n'amaraso, ibintu byose Lazaro yazutse atanuka, ntiyigeze anukira karitsiye. Haleluya! Hari ibintu byakunukiyeho, hari ibintu byanutse mu rugo rwawe, hari ibintu byanutse mu bana bawe, hari ibintu byanutse muri famiye yawe, hari ibintu byanutse mu muryango wawe. Yesu yakuzuye, yabizuye bizuka bitanuka. Lazaro yazutse atanuka. Ushakira ahantu Lazaro yaba yaranutse bamuzura. Hari abantu bamuhunze kugira ngo bakwe ko kunuka. Hari abantu nigeze bahunga Lazaro kuko ari kunuka. Ni uzura umuntu akamuzura ibyapfuye n'ubizura. Uyu mugabo mbabwiye ndamubifurije. Reka mvuga ikindi kimwe sozo. Yesu niwe wenyine. Abagabo bane bagiye inama ahuye n'umuntu wari urwaye ameze nabi, ngabango Yesu yajya ahantu mu cyumba ngo abantu bamwuzuraho, atangira kubabwira ibyanditswe, abwira ijambo ry'Imana. Ngo muri karitsiye aho ngo barabenya abantu bafata umurwayi bateka tuguheke tukujya, ngo bahageze basanga abantu buzu, ngo babima inzira. Ubu hari abantu bakwimye inzira mu buzima bwawe.
abantu bakwima inzira ntibakurangire ukubyo bacuruza ntibakurangire sisiteme akorera abantu bakakwima inzira ariko Yesu aduha ubwenge akaguha inzira. Abantu bakwima inzira y'imikorere, abantu bakwima inzira y'urushako, warambagirwa akabaha uburyo wakutse amenyo, bakavuga uburyo wabyariye iwanyu bakakwima inzira. Iyo Yesu ahagurutse aguha inzira ugashingirwa, ngo ahageze abantu bamwimana inzira. Erega byatangiye kera, abantu bima inzira basayiza ati muduhe inzira tugeze umurwayi kumwigisha, tuhoya twese turamukeneye turamukeneye. Ngo abagabo baba ngo mujye gutira urwego. Ndashimira abagabo b'intwari, ndashimira abantu bafata ibyemezo badasubira inyuma, ngo bajya gutira urwego, bafata urwego, bafata umurwayi. Icyaba ngo uyu mwanya tukuzamukane mu kwizera, tuguhuze nijoro. Haleluya! Lekita elewo zenebo erefa. Yesu muhure na ubu turahangaha mu buryo bw'umwuka, turimo turakuzamukana tuguhuze na papa ahindura amateka. Bakwimye inzira ariko muri mwanya mw'iri jambo wahura na Yesu mu izina rya Yesu. Ngo baravuga ngo uyu mugabo ntago turamusubiza arembye. Oya, ntacyo twatumaze. Ngo baramuzamukana tururwego, ngo barazamuka hejuru barasakambura inzu. Reka tuvuge ko wenda ari amatebura, ngo basakambura amatebura. Yewe data twese ngo basakambura amatebura, barasakambura. Ngo bamaze gusakambura bafata umuntu baramuhambira. Ngo biravuga ngo bajugunya hafi yaho Yesu ahari. Ngo babatu wakubita ikibuno hasi, wabanza umutwe, wabanza inda. Icyangwa ni ukuri kubita imbere ya Yesu. Haleluya! Nawe kubisa imbere ya Yesu ngo apfe. Oya, ngo Yesu arebye kwizera kw'abagabo. Icyamba ngo Yesu akuremere kwizera muri uku kwezi guhindura ubuzima bwawe. Ngo Yesu ndabonye kwizera kwawe. Ngo ahitamo ngo kwizera kwawe kuragukije ikorobiri bwawe utahe. Niwe wenyine ngo wasohotse mwahanga bamuhinzira. Iyo Yesu adutabaye baguhinze. Nta muntu numwe Yesu yatabaye ngo bamwime inzira. Yosefu barayimuhaye, Esteri barayimuhaye. Umuntu Yesu atabaye bamuhinze. Usige no kwiguha. Hari nabaza kuguhanagura, hari nabaza ngo baratwara gusengera, hari n'abagutwaza amarete, hari n'abagutwara. Iyo mbonye abantu Yesu ahaye inzira, iyo Yesu agutabaye ubuzima burahinduka. 2025 Yesu agutabare mu izina rya Yesu. Hari imigozi icagaguritse muri amateraniro, hari imigozi icagaguritse muri amateraniro. Inshuti wowe warunkurikiye, hari imigozi icagaguritse. Ndakubwira Yesu utaraje gukina n'ibikurwanya, yaje kubikuraho. Niyaje gukina nabyo, niyaje gukina n'abakuruga, niyaje gukina n'abakuzinze, yaje kukuremera ubuzima. Yesu nta mikino agira, yaje gutanga ubuzima hatari ubuzima. Yesu naho yigeze agera ngo areberere nk'uko abantu bakurebereye. Oya, Yesu naho yageze ngo akuryanya n'inzana abantu. Yesu yaje gutanga ubuzima no guhesha abantu agaciro. Ntaho yageze baratanga agaciro ngo akomeze bagati. Oya, yageze kwa Morodekayi abona agaciro, yageze kwa Danieli abona agaciro, yageze kwa Esteri abona agaciro. Mvuge ndekende Yesu we ya papa. Yesu niwe wenyine yageze kwa Dawidi baramwambaye agaciro. Isera mutaye yaramwe are mwishambo uje kuragira intama, ageze abona agaciro. Ndajya ngo tubwire ngo Yesu wowe waje kuduha agaciro, twemera no kongera tuya agaciro 2025. Uyu mwanya wa none aha muri Noheli bwira Yesu ngo Yesu nyene kuma agaciro. Hari abantu agaciro barakantwara, hari abanyimye inzira mu muryango, banyimye inzira mu kazi, banyimye inzira. Nabonye akazi ariko banyima systeme, nabonye imikorere ariko ntibyakunze. Hari abanyimye inzira, nafasanje service kugira ngo bangeze aho barangurira ntibabinyemerera. Hari igihe umuntu akwima naho ujye kurangura we wambwa ati nabonye make ndangira hamwe mujye kurangura mu bushinwa ngo hoya urumva ngo tuzakubwa tuvuye ngo tuzabikuzanira. Bakwimye inzira, ishari ryabo bakwimye inzira. Aro hari igihe abantu bakwima inzira y'uburyo bigenda. Nagira ngo mundanikira umuntu wese bimye inzira abwire Yesu ngo uri Kristo utanga inzira. Lelayi ariko ndashimira abaterura abarwayi, ndashimira abumvira umwuka wera, ndashimira abantu b'Imana, ndashimira abanyamasengesho, ndashimira abagabo n'umunsi baracyahari baterura abantu bakabageza kuri Yesu.
mu buryo bwabo. Hari abaguterura bagusengera, ariko hari n'abandi bimana inzira. Abimana inzira Imana ibakurinde. Cyo kandi mba rudukurikiye w'Imana inzira watura uyu munsi, kuko nta kintu byazakumarira, kuko byanga byakunda nimba Imana inzira bizakugaruka. Ariko tanga inzira n'abandi batambuke bagere kuri Yesu. Ndagira ngo usengere. Birashaka ko wabuze inzira, bashaka ko amazi bakuzinga, warabuze inzira yo kujya kuri mariage, wabuze inzira kugira ngo ugire agaciro nk'abandi, wubake nk'abandi, ubyare nk'abandi, ushingwe nk'abandi, bakwimye inzira. Ariko humure, Yesu aguhagurukirije abagabo 4 bagiye guterura bakugeze kuri Yesu. Kandi ugera kuri Yesu urikorora uburi bwawe utahe. Ngiki cyazanye Yesu ni ukuruhura indushyi, ni ukubohora. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Lekos enemonde repaye. Hari ibintu byinshi byitambitse imbere y'abagabo, byitambika imbere y'ababyeyi, byitambika imbere y'abasore, byitambika imbere y'abacuruzi, byitambika imbere y'abafite akazi, byitambika imbere y'abanyabwenge, biritambika byimana inzira. Umuntu agashaka uburyo ubuzima bwazahinduka agasanga ntibuhinduka. Lekos, hari abandi batongere baravuga ngo ibintu byose bazajya bakora bizajya bihomba, ntabwo azajya araruba buke nta kintu abonye. Hagere Yesu, uri Imana ihagera ugatanga umugisha, ifi zatashe zigasubira mu nyanja zikajya kurisha kandi bwari bwakeye. Uri Imana itajibura inzira, rubanda bimanye inzira, uri Imana itanga inzira. Wageze kwa Yosefu utanga inzira, uca inzira muri gereza. Ibwami bararota barose, abanyabwenge bose ubima ubwenge, ubima kudisobanura. Uravuga ngo byanga byakuna cinzira mu nzozi. Uri Imana no mu nzozi uhaca inzira. Uri Imana itanga urubyaro, uri Imana izura ibyapfuye, uri Imana ikora ibitangaza, ukora cyane kukibi. Ndasengera umuntu wese dukurikiye Mwami Yesu ngo wongere umusure, wongere usure. Hari abantu ibyabo byapfuye, ubukwe burapfa, ubucuruzi burapfa, itambere rirapfa, gukuza umukwe birapfa, gukizwa birahinduka, abantu bose basubira inyuma. Ariko uri Imana igizura n'ibyapfuye. Wageze kwa Lazaro urabizura, n'uyu mwanya uzura abantu baradukurikiye. Hari abantu bameze nabi, hari abantu bumvaga bava mu byizerwa bagasubira inyuma. Ariko uri Imana isura. Kristo mwene Dawidi, ongera uzura abantu bawe, uhindura amateka, ukiza abantu ikimwaro. Hari abantu bafite ikimwaro nk'icyo umupfakazi yari afite, avuga ngo se nzatungwa no gusabiriza, nzatungwa n'iki ko umuhungu wanjye warungiza apfuye. Ndetse hari n'abashungereje, hari n'abafite abana bari kubasungera, abandi bari kubaryana n'inzara, avuga ati niyumve wamufashaga kaciyeho azaba hate. Ariko turakwinginze papa, haguruka imbabazi zawe, wongere uzura ibyapfuye. Uri Imana izura ibyapfuye, kandi ugiye kubizura papa. Kristo ugiye kubizura ntawe ubaza, ntawe ugisha inama. Abantu bose bakane bari kureba, ugakora igitangaza ku muntu ukamuzura ibyapfuye. N'uyu mwanya urabizuye, uzura iby'ababyeyi, uzura iby'abakobwa, uzura iby'abasore, uzura iby'igihugu, uzura iby'itorero, uzura iby'abashoferi, uzura iby'abajenerali, uzura iby'abafande, uzura iby'abaganga, uzura iby'abadogiteri, uzure iby'abenjeniyeri byapfuye. Ugasanga umuntu avuye kwiga azanye diploma avanye i Burayi ari enjeniyeri, ugasanga amaze imyaka 5 byaranze, naho kumbi barabyishe. Zura ubwenge bwe bukore, atera imbere mu izina rya Yesu. Turirukana dayimoni wabyishe mu izina rya Yesu, atsindwe. Uri Imana izura, zura ibyo bakobwa, zura ibyo badespora, zura hahandi umuntu abari hanze akavuga ati abana ari mu gitigingo nta jure muri Afrika, naho barabyishe. Zura n'uwagira agaciro. Turirukana umwaka bamukurikije. Mwami, muri Noheli turasengera buri muntu wese ibyo byapfuye. Icyakuzanye Yesu ni ukuzura ibyapfuye. Ntabwo ukiri uruhinja, ahubwo uyu munsi uri kuzura ibyapfuye, uri gukora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo abantu bagomba kwambukana umwaku, bagomba kwambukana ubuzima. Tugushime kuri Imana ibikoze, ugatanga umunezero ku bantu.